muri iki gihe umuntu wese agira inshuti, kandi inshuti aba ari ya nshuti nyine uvuga ati indashyize ku mutima nyibwira amabanga yanjye yose, maze niba ari ibyo mpanura akambwira ati si ibintu wabigenza uku. Ariko kandi icyo gihe nyine iyo nshuti yawe niyo ngo iza ikagukorora ikagushyira hasi, maze wa munezero washaka kugira cyangwa bya byishimo washaka kugeraho cyangwa se wa mugisha washaka kugeraho akaba ariyo iwe rikipera cyangwa se ishaka kujamo, cyangwa se ikavuga ati reka tubure twese twicara aho ngaho. Rero ubu ngubu ngiye kubereka cyangwa se mugiye kurubana agafilime k'umukobwa mugenzi we bagiye kureba umusheri wiwe, ariko aza kugomba kumubyongera umuntu zimugisha wiwe. Rero dutangiriye hano, urabona mwambitse ishanete bagira baje kureba umusheri wiwe, ariko icyo gishanete cyari kiroze. Urabona ko umukobwa ahise aba nk'inkende, ahise aba nyine nk'ikintu umengo ni ikeri. Murabibona namwe, murabireba aho biri. Ni ukuvuga yuko uyu mukobwa yamwambitse avuga ati nukuri reka mwambike niho berwa cyane, bihuza gutwika niho biza kugenda neza. Ariko wa mukobwa yahise ahinduka aba nkaho umengo ni igikeri, nkaho umengo ni ikindi kintu. Mu muhanda muzima umuntu ko bahura agahita avuga ati ibyo bintu ni biki, iryo sura yawe kumenga imeze uko nguko bimeze bite. Wa mukobwa agenda ati isura yanjye ko muntu kasemeze neza mubikuye hehe? Ati iyo sura yawe yahindutse, wagira ugikeri, byagenze bite? Ati uyu mukobwa mugenzi we akavuga ati oya niba kubesha abakobwa kandi bajya bishima, abantu muza muhora mu muhanda urazi bajya biyerekana ugasanga ni hatari. Noneho rero ntumwumvirize, reka twigendere, reka kumwumva ariko kubwira nyine bya bindi byo kwiyemera, no kwiyemera gusa no kwirata. Mureke umwihorere, mureke gusa twe twigendere tujye kwa mushiri wawe, urekere nawe bantu. Uwo mukobwa akabazanira maze ati ese ubona isura yanjye ari mbi? Nakabwira atoya ntabwo ari mbi, ahubwo abantu nibo nyine usanga birara bakakubwira amagambo adahuye. Babakobwa barakomeza bagera imbere, bagenda baraganira bayaga. Umugabo yaramwihweje aramwitegereza inyuma, aravuga tujye mwana pe irya cyuki kirye cyuki. Hanyuma aramuhamagara ati hagarara ndakubwira. Ariko ahindukiye abona isura y'inkende, aravuga ati mu izina rya Yesu ibyo ntabwo nabyemera. Ahita avuga ati ese wowe bimeze bite, isura imeze gute? Ati wapi, nari nihenze sinanzi ko nshaka gutereta wowe usuko nguko, nari nkubonye inyuma nzingo bimeze neza. Umugabo ahita avuga ati wapi, ntabwo ibintu nabivamo. Ahita acaho asubira inyuma, aravuga ati murakoze cyane, murakoze. Ahita acaho asubira inyuma. Aravuga ati none se bimeze bite, njesa gute, meze gute? Umukobwa nawe biramucanga, abura icyo avuga, abura ko yifata, abura icyo avuga. Ati ese abantu bose bari kumubwira ibintu bimeze bite? Niko guca wa mugabo yigendera, asoma mu modoka yiwe arigendera. Yari umugabo mushimye, wenda arebye avuga ati akarye ko kimana we, dore ingene gasa inyuma, dore nyashi niki ebana. Ahita agwamo, ariko aravye ahita abona imbere, arebye abona nyine yahindutse ni nk'igikeri. So ni wa mugenzi wawe kamuhenda, aramubwira ati tuza nta kibazo. Aba n'abantu nyine usanga bivugira nyine babandi usanga bagaya basuzugura, ntabwo ibintu babishira babiha ubunuza, ntabwo ibintu babiha agaciro. Byihorere twigendere tujye kurashira wawe, sibyo ntugire ubwoba, nta kibazo. Bahita bakomerezaho bavuga ati tuza. Ese abantu bose nuzi ko abantu bavuga amagambo menshi, kandi amagambo y'abantu ntabwo wayumviriza ko uyumvirije ntawe ibana wakwicwa na peresha. Bahita bacaho baragenda baranenga. Noneho umukobwa asenga Imana, wa wundi umuvugishwa pana abandi bivugishishwa, pana abandi usanga nyine bakubwira ibintu ugasanga ntabwo ari byo, no kwivugishwa. Wa wundi avuga ijambo ry'Imana akabona akavugishwa kandi akabona n'ikindani. Yesu amubwira ati wowe wese bimeze bite, iyo sura yawe kusuko nguko bimeze bite? Wa mukobwa aravuga ati se bimeze bite, Jesa nabi. Wa wundi mukobwa mugenzi aramubwira ati wowe uri kuvuga iki, ntabwo bikureba wewe, ibi bintu ntabwo bikureba, reka kubyinjiramo wewe, mbo kuguma wishita imbere cyane n'ibiki nyene ibana. Wa narata atangwa gukemera ati mu izina rya Yesu. Ewana aravuga ati mu izina rya Yesu. Ariko wa mukobwa nawe biramutangaza, aravuga ati se ubundi bimeze bite? Ariko icyabaye n'igice yagumye amubwira wa mugenzi we ati umva, reka kumviza no muntu, aba ni babandi b'inzererezi, reka kumviza. Ariko umukobwa abandanya avuga ati yamara waruzwe wowe, ndabona ko isura yawe ntabwo ari yayindi, ntabwo ari isura yawe bwite, waruzwe. Ariko bimaze kugenda uko nguko, umukobwa aravuga ati ewana mwihorere twigendere, rekana n'aba bantu b'inzererezi, ewana twigendere.
nukuvuga bakomerezaho, ariko umukobwa ariyo kibazo aravuga ati ese ibintu byaremeze bite ko mbona abantu bose bari kubambwira bino bintu, abantu bose bari kubambwira yuko ndi mu bimeze bite. Umukobwa ati byihorere, ntabwo uri mu bumeze neza, usa neza, nta kibazo na kimwe. Ariko umukobwa intego yiwe kwari kugira ngo afate umushiri w'uyu mukobwa, uyu mukobwa agaragare nkaho umengo nyene ni umurozi, nyene ni umuntu mubi, hanyuma umukobwa agirente ace atwara umushiri wiwe. Ariko umukozi w'Imana aramukubita avuga ati uko byagenda kose mu izina rya Yesu bana negerezwa gukora mw'ivyo birozi. Arabakurikirana maze bageze aho bahaniye rendezvous cyangwa appointment. Uwo mushira avuga ati ese kusuko bimeze bite? Wa mukobwa aza kumugwa mu nda kumuhobera, ati wapi, ntabwo nabyemera. Yaje kumuhobera ati wapi, ati se bishiri kutumeze ati ntabwo nabyemera, ati ibyo ntabwo nabyemera. Wowe uswa ugute ibi nibiki? Kumbe usuku nguko mufite amarozi n'ibindi byinshi. Nyine numva nawe umuntu wabonye yahindutse asa nk'igikeri, ntabwo areka kubona kumengo nyine n'ikindi kintu. Wehe tuvuga ati aba bantu ubanza ari n'abazimu, ntabwo ari abantu. Noneho aravuga ati wapi, ibyo ntabwo nabyemera. Wowe ahubwo ibyo bimeze gute? Wa mukobwa mugenzi we aravuga ati reka nyene yana ni hatari, nyine abara abantu nyine babi cyane, ibana mucomera cyane, avuga amagambo atameze neza kugira ngo wa mukobwa aboresheriwe. Niko byagenze. So yaramusugunye amubwira ati ho kigenda ntabwo ngushaka. Hanyuma wa mukobwa amwigeza akavuga ati wowe ntabwo nakwigira. Wa mukobwa ati yatereka n'ubundi nyine aba bakobwa wapi baba bameze nabi, abakobwa bafise n'uburozi, nta n'uwabyemera, ibi bintu ntabwo ari byo. Reka ahubwo wowe twipangane twibanire. Ubundi ntubona ko ari wese wanje, niba jewe ndi umwana mwiza ntacyo mbaye, ariko urikane n'ababarozi n'abantu babi. Hanyuma umuhungu abitekerezaho, amaze gutekerezaho aravuga ati wa mugani nanjye nagira nte nabigeze uko nguko. Aravuga ati kumbe bakabimeze uko, ntabwo nari mbizi, iyo mbimenya nta nubwo nari kumutereta. Ahita nyine avuga ati aba bantu nyine, umukobwa mugenzi ati aba bantu nyine nuko bameze pe, aba bantu n'abantu babi, n'abantu b'abarozi, n'abantu bagendera mu mangetengete, n'abantu nyine bakurira mu miyaga nyine y'impemu mbi. Ati ubwo ngubwo rero imyuka mibi rero yabo ntabwo byaguhira. Ubwo ngubwo birangije ati sha Imana yabinyeretse pe, ati nanjye ndabibonye. Arangije ati ubundi we niwe wanje, ati ubondeka mwihorere kugira ngo waba ari kwitwananiza gahunda, kubera ko ndabona ujya ntacyo. Uyu mukobwa arabandambye ati oya n'ukuri reka twikundane nanjye genda umwana mwizereka, naho urabona ntacyo ntako ntari. Abana bahita bihoberanira baramera neza. Wa mukobwa batari kosheri kubera ko ibyagenze ukuje ntabwo mbizi meze neza. Ariko umuhungu aravuga ati wapi, umugore muvugishwa shishashika, aravuga tumviriza, uyu mukobwa yarozwe, uyu mukobwa wawe yarozwe kandi yarozwe n'umugenzi wawe. Uyu mugabo aravuga ati ibyo ntabwo nabyemera, ibyo biraba. Naravuga ati nkiri hariya nabibonye. Uyu mukobwa aguma muhindagiza mugira ati genda tugende, aguma nyina amwe adashaka ko tuganira tuvugana. Ariko nabonye yuko uyu mukobwa yamuroze. Uyu mukobwa nakaguma yivugisha ngo reka kubesha, jewe ese naroga umugenzi wanje, narezo umushiki wanje, ibyo ntabwo byavamo, ntabwo nabikora. Ariko umukobwa abandanya avuga ati wamvugishwa w'Imana, abandanya avuga ati n'umukawera ati umva nabibonye cyane, ndabona ati mu mwuka ndebire ndabibona, wamuroze wese uramuroga. Uyu mukobwa nawe aracyumarika avuga ati se ibi bintu se nibyo, ibintu birabaho, ntabwo nabyemera. Uyu ni inshuti yanjye kuva kera, uyu ni inshuti yanjye kabisa, nanjye ndayemera cyane n'ukuri. Ariko umukobwa abanyavuga ati ariko warozwa mukobwa we ntabwo byumva. Uyu mugabo ati kuraho reka kubesha, genda hiyo genda, kandi we ntawe sinzi n'ibyo umeze. Aravuga ati umuntu wambara urabona, wamuvugishwa ati umuntu wambara urabona, tireba neza reba, ati umuntu wambaye ntabwo uri kureba, ati umuntu ninde yaguhaye, ati uruntu niko kwaguhinde kwaguhize nkaho usa n'igikeri. Ati none reba ingene usigaye umengo wabaye agakeri, nta n'umuntu akikubona, sinzi uko bimeze. Uyu mugabo ati kabanye ubujajwa we ntabwo bizi, ese je nabikora ibyo bintu, ntabwo nabikora, je n'umuntu mwiza, je n'umuntu. Uwo mugabo umukozi mwana ati kuri icyo kintu urebe, akicambura gusa mama we yahise agarura yasura ye iyo mwimerere, yahise agarura yasura ye. Ariko wa mungu atangara ati se ibintu birabaho.
bimeze gute? Wa mukobwa nawe ahita atangura kumva nyine yamwaye ikimaro kiramwica, afata bya bintu birakoze wenda gowe we ese ndabi biragenda bite. Basi wa mukobwa ahita atsindira umuhungu we, ariko urabona ko byafashe umwanya kubera kugira inshuti mbi. Niyo mpamvu buri gihe cyose uzaza utestinga inshuti yawe uyireba, kubera ko izo nshuti zacu, izo nshuti tugendana, izo nshuti twiyegereza nizo ziza zikaturangiza bigatuma dushika ku migisha yacu dutinze, kubera ko ukuntu bajya bagirane, ukuntu bajya badutinza mu bintu byacu, ugasanga ariko baratuburagiza bagirane noneho bakuburagije ugasanga umugisha wawe hari ukuntu bigoranye. Ariko mugabo Imana ishimye, hari igihe Imana ikugwanirira bikagenda neza cyane. Ubu naho Imana yamugwaniriye avuga ati nubwo byagenda uko, imuhuza n'umukozi w'Imana, umukozi w'Imana arakurikirana, arabavuga ati ubwo byagenda kose ndabakurikira ndebe uburyo bimera. Ubwo rero ngubwo umukobwa ahise abona umukunzi we atakibazo atacyo bitwaye, uyu nawe aramwaye, niko bigenze. Rero uko nguko rero byahise bigenda uko nguko, ahita asara. Wa mukobwa yarasaze, dora yabaye umusazi. Kubera iki? Kubera ubuhemu. Buriya nubwo uhemukira umuntu umwanya umwe, nubwo wahemuka birangira nabi. Nubwo wahemuka ntabwo wahemuka ngo birangire neza, urahemuka yego, uwo mwanya ugihemuka ukamengo bimeze neza nta kibazo, ariko umaze guhemuka mu nyuma biza kuviramo ingaruka mbi. So twitoze kugira umutima mwiza no kugira inshuti nziza mu buzima bwacu, no kuba inshuti nziza ku bantu bacu, kubera ko abacuti bacu nibo bantu bacu, kandi twagakwiriye kubera akarorero, twagakwiriye kubera nyine akarorero, bakavuga ati uriya muntu pe arankunda by'ukuri kandi nta kintu kibi cyambaho turi kumwe nawe. Rero uwo muhungu n'uyu mukobwa bahise batangwa gupanga ibintu bya mariage, bavuga ati ese sheri reka tugire mariage turabona iby'urukundo rwacu ibana. Ntabwo babyemeze neza, bahise bahoberana. Mana we, agafilme kagenze ku cyawo. Murakoze.